Yozefu Karwera ni umwana wa gatatu mu bo tuvukana. Ngewe mbyiruka namubonaga ari umusore uzi gushakashaka, cyane cyane agashaka imibereho ye mu gihe kizaza. Amaze gukura nabonaga akunda gusenga cyane, byatumye abapadiri bamukunda. Ndibuka ko hari umupadiri Ikeza, Padiri Antoni Bossi, wari umutaliyani, yaje kumukunda pe, amuha umurimo wo kuba umukateshiste. Yatangiriye munsi y'igiti cy'umunyi. Mu minsi mike yigisha bamubonyemo ubushake n'ubushobozi, bamwohereza kwiga. Bamwohereje kwiga mu ishuri ry'abakateshiste i Rutongo. Arangije kwiga, ubwo padiri wari uhari yarasimbuwe n'abandi bapadiri, uwitwa Ceri na Nuti. Nabo baramukunze kandi akora umurimo we neza nk'uko babyifuzaga. Umurimo we yarawunegeje pe, dore ko yabifite n'ubushobozi. Arangije kwiga, ubwo umurimo we yarawukoze kugeza ejo bundi jenoside ijya kuba. Nasanze uwo musaza ayobora iyo santrale, yanyakiriye mu bandi bakateshiste yayoboraga, dore ko yari afite abakateshiste barenze 4 bakoranaga kuri santrale, ariko akaba ari umuyobozi wa santrale. Mpageze mu bushishozi bwe nasanze afata abantu bose kimwe, cyane ko yigishaga iyobokamana akabishyira no mu bikorwa bikamugaragaraho, ariko akareba nanone akagira ubushishozi bwo kureba uko buri wese akora ubutumwa bwe. Nyakwigendera Bazara Makoreta ni ubuheta bivuga umwana wa kabiri mu bana mu muryango ugizwe n'abana 12 ba Rwamirera Godifridi na nyina Uzanyuzoga Tereza. Nta mashuri yize kubera ko icyo gihe abakobwa babateguragamo ubwari bwiza, babategura kuzabamo ba mutima w'urugo. Mu bwari bwa Nyakwigendera Bazara Makoreta yarezwe neza, akura ashimishije ababyeyi cyane. Muri abo bana 12 abereye uwa kabiri w'ubuheta, nubwo mubona ari ibihangange, bariya bose muri babihangange, niwe wabareze, arabaheka nkaho abagejeje hariya. Nuvuga ngo Yozefu Karwera yandutaga ubukuru, ariko bitari cyane. Namenye ubwenge nsanga ari mukuru, nari mutoya, we ari umusore, ariko aho musangiye nabonaga ari umusore wizihirwa, yakundaga guseruka, akagira urukundo, akubaha abantu bose, abakuru n'abato. Muri make yubahaga ababyeyi, mbese yumviraga ababyeyi. Gahunda zabaga mu rugo aho kwa data yabaga hari, yarahabonekaga agafasha ababyeyi. Yozefu nararebaga rwose, akura ndeba, ageze igihe rero cyo gushaka umugore. Ubwo ise ntabwo ari wowe wibukije se ngo ndashaka umugore. Ise ubwo narumvaga, narinze ubwenge, nuko aravuga ati, akabwira abantu bo mu rugo babaga bari mu rugo ati, ndashaka ko rwose Yozefu uyu ati mwazamfasha kumushakira umugeni. Ubwo ngubwo nawe yarahari, yarahibereye, twabaga twitaramiye aho kwa data. Nuko ubwo cyakora icyo gihe iterambere ryari ritangiye kuza, hari hino hirya rwose
umubyeyi niwe washakiraga umwana we akamurambagiriza. Yosefu yarirambagirije, nuko arambagiza umukobwa witwa Koleta Bazarama. Ntabwo yari uwa kure cyane, ndetse ise yitwaga Rwamirera yahoze ari n'inshuti ya data, bakabana bagakundana. Ye nuko ubwo aza kumuha umugeni. Noneho ubwo ngubwo Yosefu bamusabiye umwaka wose bajyana inzoga. Icyo gihe bajyanaga inzoga mu kabindi. Nuko bamusabira umwaka wose. Nyuma y'umwaka nibwo ubukwe bwakozwe, barabonana kuri paruwasi yacu ya Cyeza. Ubwo bariga bigira umubano. Nubwo igihe cyo gusezerana kiragera, nuko bajya gusezerana. Ubwo bavuga gusezerana, icyo gihe umugeni ntaho yajyaga kuruhukira, yagarukaga iwabo akagenda. Nuko bagafungura, bamara gufungura ubwo umugeni ubwo bakamujyana. Abakwe babaga batoye abakwe. Nuko ubwo twagiye kubona iwacu, twari dutuye ahantu ku gasozi kazamuka. Nuko tubona abakwe baramanutse, ubwo tubategereje. Ubwo n'umusore arimo nyine, musaza wanjye Yosefu Karwera. Nari umukobwa w'umwangavu, nari ntaraba inkumi, nari umwangavu mbese. Nuko ampereza indabyo, ati munshyiririze indabyo. Ubwo nzamuka agasozi jyenyine, ndagenda amasanganirira haruguru. Nuko muhereza indabyo. Maze kumuhereza indabyo, turamanukana buhoro buhoro. Tugeze hepfo duhura rero n'umusore Yosefu Karwera. Ubwo nawe ntabwo nibuka neza akantu nawe yamuhereje, bahita bamanuka. Ubwo bafatana agatoki baramanuka rero bicara mu gisharagati. Ubwo ubukwe buraba. Nyuma y'ibyo rero ukuntu nabibonye, ubwo Bazarama Koleta aba umugeni mwiza wubaha, yarubahaga, akagira urukundo, akagira urugwiro, agakunda abantu. Ubwo nanjye ariko numvise mukunze. mu rukundo rwe na Yosefu Karwera, ari byo mu gifaransa njya numva bavuga ngo ni fiançailles. Karwera yanditse ibaruwa azaniye Bazarama Koleta. Ntabwo ari we yayizaniraga, yarebaga uwayiha akayigeza ku nshuti ye. Ubu ngubu baravuga ngo ni sheri. Akabaruwa Karwera Yosefu yakamugezaho akamusomera. Igihe cyo kumusubiza, mushiki wanjye Koleta Bazarama tugashaka akanya ati tugiye gutegura akabaruwa ko gusubiza inshuti yanjye. Akandigita, atandika muri aya magambo ati ku nshuti yanjye y'amagara nkunda cyane Yosefu Karwera, ndagukunda cyane, yewe nzakwitangira, nunapfa uzajyana. Ibyo ngibyo Karwera yarapfuye yitabye Imana. Koleta amukurikiye, nibuka ka kabaruwa. Yosefu Karwera niwe warongoye ndi mukuru. Ubundi mbere nari nkiri muto, abandi basaza banjye bakuru barongoraga ndakana gato, ariko nabwo nkishima. Ariko ubwo nari maze kumenya ubwenge, noneho nkumva nikundiye Koleta, nkakunda kujyayo nkajya kumusuhuza. Ubwo nkomeza ndamukunda, agakunda kuza gutarama kwa data.
abana babo bakundaga kuza kuhataramira ku manywa ndetse na nijoro, rimwe na rimwe hahiye inzoga y'urwagwa bagakunda kuhataramira. Data yaracurangaga, yari afite inanga, yacurangaga neza, hakaba igitaramo. Nuko Koreta akambwira ati genda ujye kunshanira, ati jya kundebera ibyo mu rugo, nkanyaruka nkabimukorera. Noneho ubwo rero nyuma y'ibyo, ubwo nanjye naje kwiga nigira batisimu. Nuko ngiye kubatizwa baratubwira bati mugende muza n'ababyeyi. Nuko ni Koreta niwe uzambyara. Ndagenda ndamubwira nti ni wowe uzambyara rwose. Nuko araseka, yakundaga guseka. Nuko ati nawe rwose abyikiriza vuba. Nuko ubwo Koreta rero niwe wambyaye muri batisimu. Nuko bikomeza gutyo, nuko mbi inkumi. Nuko bigeze igihe rero nshyingirwa. Koreta yanshyingiye neza, akomeza kunsura. Ndetse no mu muryango wasangaga ari we wibutsa n'abandi ati rwose ati ntabwo duherukaga kuruka. Nuko akabwira nk'abana bisengereza banjye bakaza kunsura. Ubundi buzima bwe nabonye uko yakabaye uwigishaga iyobokamana, uko yakabitwigishaga ndetse n'uko twabyigishijwe, wabonaga atera ikirenge mu cya Yezu. Uti kubera iyihe mpamvu? Kuko ntabwo yumvaga yakwitura inabi uyimugiriye. Uwamugiriraga nabi, uwamugiraga neza yamufataga neza nyine, ariko n'umugiriye nabi nubwo yaba afite ubushobozi bwo kuyimwitura ntabwo yabikoraga, ntabyo yakoraga. Yakomezaga gusa kumwihorera, agakomeza muri gahunda ze, ariko agerageza kumuha urugero rw'uko areba ko nawe yahinduka. Kuvuga ababyeyi banjye ni ibintu byansaba umwanya muremure cyane, kuko mu myaka yose maze nabaga ndi kumwe nabo kugeza ku gihe cyabo cyo kugenda. Ariko kuko ubwo buhamya bwaba burebure bwasaba iminsi myinshi, ibyiza nababonagaho ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize, ariko ndagerageza kuvuga bimwe by'ingenzi numva byagiye bimarika ubuzima bwanjye. Ndahera ku kijyanye n'uburere. Ababyeyi bacu bafatanyaga kuturera kandi bakaturerana urukundo rwinshi. Cyane cyane bazirikana mu gihe twabaga tugeze cyo kwiga. Bakoraga uko bashoboye, nta mwana wacu waba yaratangiye ishuri akerewe cyangwa ngo aritangire adafite ibikoresho bijyanye n'ishuri. Ikindi cyongeyeho, wasangaga dufite ibikoresho akenshi byiza kurenza ibyabo twigana, kandi si uko bari bafite ubushobozi buhambaye, ahubwo mbibonamo ikimenyetso cy'urukundo. Ikindi kintu ku kijyanye n'uburere bazirikanaho cyane ni uko ku munsi w'amanota ababyeyi bacu hagombaga kuba hari umubyeyi uhari, cyane cyane papa niwe wakundaga kuza. Ukabona ko icyo kintu yacyitayeho kandi yagihaye agaciro, bigatuma rero iteka umuntu yiga avuga ati nzahamagarwe muri 3 ba mbere, nicare ku ntebe y'abanyeshuri 3 mu ishuri, kuko iyo byabaga wabonaga papa yishimye cyane kandi yarabiguhemberaga.
batubaye hafi mu buzima bwacu bwose kandi buri wese ku giti cye, nta na rimwe bigeze batuburira umwanya, kandi buri wese ku giti cye, buri wese mu miterere ye, buri wese mu byo akunda n'ibyo yanga pe. Wasanga papa azi buri mwana, wasanga azi imivukire ye, azi imikurire ye, azi imiterere ye, azi intege nke ze. Ibi byari ibintu papa imitereza pe afite, kandi byaterwaga n'uko umwana we wese yamuherekezaga mu buzima bwe, ku bijyanye n'amasomo ye, ku bijyanye n'amasakaramentu agomba guhabwa. Nta mwana wigeze atinda guhabwa amasakaramentu ngo arenze igihe cyateganyijwe, nta mwana wigeze atinda gutangizwa ishuri. Ibyo byose papa yarabikurikiranaga akantu ku kandi. Nanjye nibuka niga ntangira primaire, uburyo yamperekeje, hanyuma akanamba hafi rwose. Ndibuka niga mu wa mbere, uko nize ndi umuhanga, niga mu wa mbere rimwe yagiraga ibinyamakuru byitwa Kinyamateka, ikinyamakuru ati nsomera numva ibyo umaze kumenya gusoma. Nigaga mu wa mbere icyo gihe, ndasoma yumva nsomyemo n'ibintu by'ibihekane, ibyo bitaga nakomera bizi ibihekane, yumva nsomyemo n'ibihekane, kandi mu wa mbere twari tutarabyiga, kandi nigaga mu wa mbere icyo gihe. Papa yaratunguwe cyane ariko aranishima, ahamagara mama ati ngwino wumve, ati ngwino wumve uyu mwana, ati ibintu amaze kumenya, ati kandi mbizi neza ko batarabigeraho. Ubwo mama nawe araza nyine, ndongera ndabasomera, papa aratangara cyane, ariko noneho biramushimisha ku buryo ndibuka njya guhabwa amanota bwa mbere, nka mu wa mbere byaramunejeje, biramushimisha cyane, ndetse icyo gihe yangeneye n'igihembo, kandi byabaye gutyo kuko nabaga uwa mbere, ngira ngo uwa mbere primaire yose nayirangije uwa mbere, ariko buri munsi ntabwo byageza ngo bibe ngo ni ibintu yamenyereye ngo burya uwa mbere ni ibisanzwe, uko navaga kubwirwa amanota yarampembaga. Ababyeyi banjye rero mfite uko mbazi ndi umwana ndi mutoya, mfite n'uko mbazi maze gukura. Wenda mpereye mu bwana nkura cyangwa se nshakenge, nabaga icyo gihe kwa sogokuru ubyara mama wamirera, niho nabaga. Bambwiraga rero ko nahaje nkiri mutoya, ko ababyeyi banjye bari baranyigomwe, urebye hari maze gucuka, ngo nze kuba kwa sogokuru. Babyitaga rero ngo kujya guha sogokuru igishirira, umwana uha sekuru igishirira. Ubwo rero nuko byabaga bimeze, ntaho nisanze mba. Ariko abantu bakundaga kuhaza bakavuga bati uyu mwana si uwa Koreta, bati ko tureba asa na Yozefu, nuko bati nowe, bati ni uwa Koreta, akavuga ati asa na se cyane. Ibyo rero byatumaga numva nkunze ababyeyi banjye, ariko mu by'ukuri nari ntarabasobanukirwa neza. Numvaga nkunze papa kuko bakundaga kuvuga ngo turasa amaso, ngo umubiri wanjye ngo umeze nk'uwe, woroshye nk'uwe. Ibyo bintu byatumaga numva niyumvamo cyane papa nubwo tutabanaga. Hari igihe rero cyageraga mama akaza iwabo, yakundaga kuhaza cyane, bakavuga bati Koreta araje. Nubwo nari umwana ariko bavuga ngo Koreta araje, namenyaga yuko ari mama uje, bikanshimisha. Mama nawe yarankundaga cyane, iyo yabagaje kenshi yazaga yikoreye nk'inkangara irimo urwagwa, azaniye abavandimwe we na se, ariko ntiyibagirwe kunzanira umwenda, ntiyibagirwe rwose na rimwe kunzanira umwenda. Nkiri muto nari mfite agakosa ko kujya muri toilette ngasiga umwenda w'imbere nk'utayemo, ariko mama nawe yarabyitwararikaga buri gihe uko aje akanzanira utwo twenda. Byatumaga rero mama nawe mukunda cyane, kwanzaniraga imyenda myiza, kandi yahagera akankora mu ruhanga, akanshira inzara, mbese nkabona ko mama nyitayeho. Nyuma yaho rero baje kujya bakunda kunjyana, bati ngwino ujye gusuhuza abantu b'iwanyu. Sogokuru nabo babanaga bakampa abantu bakanjyana, nkajya gusuhuza abantu b'iwacu, nkitegereza papa cyane
kuko bakundaga kuvuga ngo turasa. Papa nkamukunda pe, na mama nkabona ntawe basa. Nyine iyo umuntu ari umwana aba afite ukuntu abona ibintu. Nabonaga rero ari beza cyane, nkumva ndabakunze. Papa ntago yavugaga ati namuhaye sekuru, hari iyo ba nyina wabo cyangwa se ba nyirarume bazamwiteho, njye ntibindeba. Oya, papa yamenyaga ko igihe cy'ishuri cyageze akakwandikisha. Nanjye rero yaranyandikishije, nuko njya kwiga, njya ku ishuri ndiga, kandi yaransuraga ku ishuri. Yakundaga kuza cyane cyane ku munsi w'amanota. Mu by'ukuri papa yagiraga akazi kenshi, yakoreraga kiliziya, ariko ntabwo yigeraga yibagirwa abana be wenda ngo abatererane. Wasangaga ku mashuri yaje, ku munsi w'amanota ahari, ibyo rero nabyo bikanshimisha. Papa yaranterekeje nambaye iniforume, imyenda bitaga kake. Icyo gihe niyo abana bigaga bagiye kwiga, kuko yantwaye tugaterera umusozi w'iwacu, tukagera aho bita mu Gasenyi, tukagenda rwose ku munsi wa mbere w'ishuri, akanshyikiriza umwarimu witwaga Rwamurinda, akamuhatuye n'umwana wanjye. Icyo kintu ntabwo nzakibagirwa. Njye natangiye ishuri ndi mutoya, ntabwo nize gardienne kubera ibintu byo mu cyaro, ahubwo natangiye icyo bitaga ikiburamwaka. Ikiburamwaka wigaga utaruzuza imyaka, ariko bikaba nk'ikintu cyo kugira ngo bakumenyereze ishuri. Akenshi babaga bateganya kuzasibira ukazakomeza imyaka 7 yuzuye. Icyo gihe rero anjyana ku ishuri, ndabyibuka umwarimu wa mbere wanyigishije mu wa mbere ni mama bitaga Suzana, ubu yarapfuye nawe, Imana imuha amahoro n'umugisha ahari. Rero ndabyibuka ko nagiyeyo, ariko icyo gihe twarihaga minervare y'ijana. Ariko papa we ikintu yatekerezaga ko ntazariha. We yumvaga agomba kunshakira ama uniforme, kontoni, akanshakira urubaho n'itushi. Ndabyibuka nagiye gutangira yaraguze imbaho 3 n'amatushi menshi, yarayabitse muri mari. Njya mbyibuka cyane. Ariko wenda yumva minervare akavuga ati aracyari umwana, birashoboka ko minervare atazayitanga. Njya kwiga, ngezeyo ibyo yatekerezaga ko wenda ari ukumenyera ishuri, abona mbaye ngize ubwenge. Ndabyibuka igihembwe cya mbere nabaye niba ari wa 6. Papa biramutangaza cyane. Niwe waje gufata bileti yanjye ku ishuri. Ayibonye arishima. Ubwo urumva nawe mfite nk'amanota nka 98 ku ijana. Arangije turamanuka, ndibuka ko twamanutse ahantu bita kuri Trafikpol iwacu. Umuntu wese bahuye akamubwira ngo aka kana kanjye kazi ubwenge, ngo ubu nagatangije ngo nzi ko ngo kagiye ngo kwimenyereza ishuri, ngo ariko kabaye akambere. No nkashaka kuvuga ntarakubeshye, nabaye wa 6. Ariko nyine icyo gihe bikantera ikibazo, nkavuga se kuki papa atajya avuga umwanya nabaye, kuki atavuga ko nabaye wa 6 akavuga ko nabaye uwa mbere. Ariko nk'ubu nibwo mbitekereza, kuko ibintu yatekerezaga si byo byabaga. We kuri we yabaga yumva nabaye nk'uwa mbere, kuko ubundi yatekerezaga ko ngiye kwimenyereza ishuri, nkazajya mbu wa nyuma wenda nk'akana gatoya. Ariko nabyo ukabona ntacyo bimubwiye. Rero kubona nza mu myanya ya mbere mfite nayo manota, kuko nyuma nagiye mba n'uwa 3 n'uwa mbere, wabonaga ari ibintu byamushimishije kuri we. Nabaga ndi uwa mbere. Icyo gihe rero yazaga kumfatira bileti direct, tugahita tumanuka, akabanza akajya ku ntembe, akansohokana akanjyana mu cya kabiri, tukarya brochette, tukanywa fanta, ubundi akantahana ubona yishimye cyane. Yagiraga ikintu cyo kugira igitsura cyane cyane ku myigire y'abana. Byibuka nko ku munsi wo guhabwa amanota, papa yarakurikiranaga cyane, kamenya amanota wagize, kandi ikanantera igihunga iyo nzi ko nabaga nagize amanota makeya. Nabaga harimo kwiyumvisha ibisobanuro nza kumuha, kuko papa rwose ntabwo yakundaga umwana w'umuswa. Barazaga kumwereka birate cyangwa se ukamubwira ati nabaye wa 2 wa 3, wagize amanota meza, yaragushimaga. Ariko iyo wabaga uzi ko wagize amanota atari meza, nazaga nikandagira icyo kintu nkaba
kiri mu bintu nagendeyeho kugira ngo bitume nibura niga mfite igitsura cy'umubyeyi. iyo twatahaga yaduhaga igihembo, buri muntu akamuha igihembo kijyanye n'amanota yabonye, kandi mu magambo make yagiraga buri gihembo yagishyiragaho komantere. ubwo impamvu zivuze nibutse akantu rimwe kigeze kunsetsa, ubwo nigaga mu mwaka wa gatanu, nigishijwe n'umwarimu witwaga Karuranga wari inshuti cyane ya papa. noneho mbu wa gatatu mu ishuri, arangije arambwira ngo wowe ntabwo ndi buguhembe, ngo Karuranga yakubereye. ariko wabaga uri mbona harimo no gutebya n'urukundo. ababyeyi bacu badutoje, cyangwa ku kijyanye n'ubukristu badutoje gukura gikristu. nzirikana ko nijoro nubwo twabaga tunaniwe, ariko batwicazaga ku musambi, bagafata agatabo k'umukristu bagatera amasengesho, ku buryo twageraga igihe cyo kwigira ukarisitiya amasengesho yose tuyazi. amasengesho ya mu gitondo, amasengesho yo kuryama, ugasanga yose turayazi. ayo masengesho bakayatera badasigana we na papa, kandi ukabona babikorana urukundo. ikindi ku cyumweru bamenyaga kudutegurira kujya mu misa. ntabwo byari byoroshye ko hari umwana wacu wasibaga misa, wasangaga ari ikintu twiteguranye umwete kandi baturemyemo. navuga ngo namenye ubwenge ngewe nsanga narahawe amasakaramentu ya batisimu, nk'uko papa byari umuco wo kubatirisha abana bakiri batoya nk'uko muri Kiliziya Gatolika babyemera, ariko wenda nk'andi masakaramentu nk'ukarisitiya byo ndabyibuka nyihabwa, gukomezwa. ibyo ni ibintu nagiye mbonera igihe, ariko navuga ngo mbikesha urukundo papa yadukundaga, cyangwa no kudutoza umuco wa gikristo. umunsi wo ku cyumweru muri twebwe wabaga atari uwacu, wabaga ari umunsi w'Imana, ku buryo ku wa gatandatu nimugoroba nta kindi cyaturangaga cyangwa cyanangaga, twari kumesa imyenda, ubundi umuntu yiteguye gutera ipasi ku cyumweru mu gitondo tukajya mu misa. cyane cyane naranabyishimiraga cyane, kuko iyo misa yabaga isomwa na papa, niwe wayisomaga, nkumva nanjye ari ishema kuri njyewe. ikindi gihe cyampuzaga na papa cyane ni kuririmba cyane indirimbo z'Imana, indirimbo zo muri Katolika, nkagira no gukunda ijwi ye cyane, ku buryo ijwi rye ndaryigana nkumva ari we wa kera. iyo habaga hari umwana wabatijwe cyangwa wahawe ukarisitiya, nibuka ko aribwo twaryaga inyama tukanywa tukanezerwa, tukabyinira ahantu ku muharuro twakundaga tureba hakurya iwacu tugakina. ikindi uwo munsi yabaga ari buduhe ni ubunyobwa, tukarya ubunyobwa tukishima, mbese tukabona ko koko ari umunsi mukuru. nibuka umwana witwa Kadete yabatijwe, icyo gihe twarariye turanywa turamubyinira, ku buryo iyo ngeze n'aho hantu ku muharuro n'ubu icyo kintu numva nkikibuka cyane. nibuka uwo muharuro twakiniyeho uwo munsi Kadete yabatijwe. umugisha wabo nawubonye hakiri kare, nka papa bambwira ko nabatijwe maze ukwezi kumwe, ariko papa ikintu kigaragara yashakaga, kuko byari mu bihe bibi by'intambara, ngo yajyaga avuga ngo nta mwana we n'umwe ashaka akazapfa atabatijwe. rero bituma ambatirisha no mu gihe byari bigoye, kuko n'ubuyobozi bwari bwamwangiye, ariko arwana iyo ntambara. we na mama barwana iyo ntambara yo kuvuga ngo reka dukore uko dushoboye, ku buryo niyo twapfa nta mwana wacu n'umwe utabatijwe. urukundo nanone rw'ababyeyi, cyane cyane mama, nongeye kurubona muri 1973 hateye intambara yitwaga Muyaga. ubwo mama yaduhunganye, twari tumaze kuba abana 4, njye na musaza bari bahetse musaza wanjye nkurikira, bari bahetse perepeturiye. musaza wanjye nkurikira bari bamushoreye, nanjye na musaza wanjye mukuru. mama aradushorera rwose ijoro ryose, aratwirukankana ku musaza witwaga Busoro. uwo musaza wanjye wari ucutse arira cyane witwaga Petero,
arira, ariko mama aratuvudukana aratujyana turara aho ngaho kuri Busoro, baracya mu gitondo aradushorera atujyana iwabo aho yavukaga, ariko nabwo yanga kuhatinda kuko yarashaka kumenya aho papa ari. Ariko ikintu ntazibagirwa mu bintu byinshi bagiye bankorera ni ukunyigisha umurimo, mbese ntiwavuga ngo mama yabaye bandebereho nk'umubyeyi mu rugo, mama yabaye bandebereho. Papa nawe inshingano z'umugabo mu rugo, abana barwaye akenshi n'igihe bajyana kwa muganga, ariko iyo najyanaga na papa twarajyanaga, nubwo akazi yakoraga nyine ko kwigisha ijambo ry'Imana hari hafi yo kwa muganga, ariko agakomeza akankurikirana akareba ko navujije, akareba ko narangiza. Ikintu ntashobora kwibagirwa kuri papa. Papa yagiraga ukuntu rwose aguherekeza mu gitondo akakugeza ku musozi aho ugiye kuragira, hanyuma akanyereka uko ndubigenza. Ntabwo nzabyibagirwa. Yagiraga uburyo akwereka ati rero Damuru, mbere uhere hano, izi nka zirisha zigende muri aka karondorondo, zikurikire ubu bwatsi, turamenye ntizijye konera abaturanyi, ati kandi matwizeye ko inka ziri butahe zihaze. Nk'ibyo bintu ndabyibuka cyane. Ubwo uwo munsi naziragiranaga ibyishimo, byagera nko mu masaa 4 saa 5 nkabona arongera aragarutse ahagaze nko ku musozi aranyitegereje, nkabona ko bimushimishije. Nabaga narwaye, yanjyanaga kwa muganga tukagenda tukivuza, ariko nyuma yo kuva kwa muganga leta ahantu muri santere tuba dufite igitego cya kabiri, akankurira igikoma n'umugati. Ntabwo nshobora kubyibagirwa, narabikundaga cyane ku buryo rimwe na rimwe hari n'igihe nirwazaga kugira ngo ndebe ko yanjyana kwa muganga, nirwaza nk'inkorora. nkivuga ku kijyanye n'uburere, impuhwe cyane cyane navugaga mama wacu yagiraga iyo warwaraga. Nibuka iyo warwaraga ubonaga mama yabuze amahoro, akabura amahoro, akajya gushakisha imiti, akirukanka akajya kwa muganga, akirukanka mu baganga, ukabona ko afite impuhwe nyinshi. Noneho nanone iyo warwaraga nubwo byabaga ari ububabare, ariko wumvaga nishimye kubera ukuntu baguteteshaga. Papa iyo yatahaga warwaye, mama nicyo yahitaga amusanganiza, akamubwira ati rega kanaka yarembye, papa akaza akagukoraho. Papa yari afite intoki nziza zorohaga cyane, nziza zifite n'inzara z'imyeru nziza ariko zoroshye. iyo yagukoraga wumvaga ari nk'Imana iri kugukoraho. Ubwo rero iyo mama yamaraga kumubwira ngo kanaka yarembye, nkanjye nibuka ko yahitaga ansanga mu buriri, akaza akagukozaho izo ntoki, nizo zari igipimo cye cy'umuriro. Nizo yagupimishaga, agakora mu gahanga, agakora ku itama, agakora mu gatuza. Ibyo bintu rero ukabibonamo urukundo rwa kibyeyi n'uburere bwiza bagiye baduha. Mubonye ngewe umunsi wa mbere Nsengiyumva amwereka, yanyakiriye neza cyane, anyakirana urukundo. Mbona ni umupapa mwiza utuje, ufite amagambo make. Nyuma yaho tuza kujya no mu buto bwe, tugeze mu buto bwe mama nawe aranyakira. Cyokora umunsi mama yanyakiriye, ubwo nibwo natangaye cyane, mbona ni umumama wose ubishapu, mbona ni umumama rwose ufite urukundo, mbona ni umumama usobanutse. Mbese uburyo yaratuganirije nk'aho asanzwe anzi, aranganiriza neza cyane, amubwira amagambo meza cyane, ndetse atangira no kwigisha Nsengiyumva ako kanya uburyo aza kuza kuganiriza papa we kugira ngo gahunda y'ubukwe itegurwe vuba na vuba. Rwose icyo kintu cyarankoze ku mutima, kuko nasanze ari umubyeyi utameze nk'abandi. Namwe murabizi mu buzima busanzwe hari abandi bantu bajya mu miryango bagahura na ba nyirabukwe batabamereye neza, ariko njyewe yaranyakiriye rwose, anyereka urukundo,
anyereka urugwiro kandi yari umunsi wa mbere ambonye atananzi atazi n'imico yanjye, ariko urukundo yanyeretse rwari urukundo rukomeye cyane. Guhera uwo munsi rero tugenda tumenyerana kugeza igihe tuza kubana na Nsengiyumva. Batubera ababyeyi beza, batubera ababyeyi bafite urukundo. Ikindi kintu nabavugaho, hari ukuntu twajyaga tujya mu rutobwe mu rugo, habaye nk'ibirori, habaye iminsi mikuru itandukanye, habaye mbese n'ibyago, ariko ngiye kuvuga nshingiye cyane cyane nk'igihe cy'ibirori cyangwa iminsi mikuru, wabonaga ari urugo rwuzuyemo umunezero. Jyewe nabanye na Nsengiyumva nta babyeyi mfite, ariko iyo nageraga mu rutobwe narisanzuraga nkishima nkanezerwa, ku buryo tupfa kuba twabaga twahageze tugisohoka mu modoka, twakwinjira mu rugo tukagenda tukazenguruka inzu yose twisanzuye, nta hantu na hamwe duhejwe. Hashira nk'iminota nk'itanu cyangwa 10, mama akabarazanye ipurato yuzuye imyumbati n'ibijumba n'ibishyimbo bitogosheje, tukaba turariye, akabazanya amata tukanywa. Ubwo kandi hagati aho ngaho n'inyama zabaga ziri mu gikoni zitetswe. Mbese twarageraga tukishima tukanezerwa tukisanzura pe. Kandi urugo rutarimo urukundo ntabwo abantu bajya barugeramo ngo bisanzure. Twarisanzuraga kubera yuko habaga harimo urukundo, habaga harimo amahoro, kandi ayo mahoro n'urwo rukundo rwose twaruhabwaga n'ababyeyi bacu. Yari umuntu uzi kurwanira abantu be, yaba ari abavandimwe be, yaba ari abana be, cyane cyane no mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye ubwo natanga nk'urugero wenda nko muri Jenoside, mama ni umuntu utaremeraga ko yabona abana be bitwa n'inzara. Navuga nk'urugero nk'ahantu twabaga i Kabgayi, byabaga ari ibintu bikomeye kubona icyo kurya, ariko njya nibuka ko mama yagiraga gutya rwose, agafata abana bacu babiri, afata nko bita Manuel na Victoria, akabafata bakamuherekeza bakajya ahantu bita Igitaramo. Yabikoze rimwe ndabyibuka, arongera abikora bwa kabiri, bakagenda bakagarukana amahaho. Byari ikintu giteye ubwoba kumva uvuye ahantu wari warafungiye ukagenda ugahaha mukagaruka, ariko yabikoze bwa mbere, abikoze bwa kabiri nibwo yagarutse atubwira ko bari bagiye kumwica, ahita avuga ati sinzasubirayo. Ariko icyo kintu kinyibutsa ni ukuntu atajyaga yemera gutuza abona abana be cyangwa se abona abamuri iruhande bamerewe nabi. Ibyo byose akenshi yabikoraga kugira ngo atabona abana be imbere bamwica mu maso. Papa na mama batubereye ishuri ry'urukundo. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi mpamya ko urukundo mfite mu rugo rwanjye, nkunda umugabo wanjye, nkunda abana banjye, ni imbuto nasaruye kuri mama na papa. Iyo ababyeyi bakundana hari ukuntu batamenya ko bari kwigisha, ariko baba bari gutanga inyigisho ikomeye. Ku kijyanye n'urukundo rero rwa papa na mama, cyane cyane ndavuga uburyo nabonaga mama yitaga kuri papa. Mama yitaga kuri papa cyane. Nibuka kenshi ikintu njya nzirikana, hari ukuntu mama yatubwiraga ngo duteke, tukanga guteka, tugasigana, ugasanga umwe arasigana n'undi kuko urumva twari abana benshi. Mama akatwihorera akajya mu gikoni, akagenda agateka ibiryo bikeya bya papa agateka ibiryo bike bya papa akabitunganya,
yarangiza akabipfundikira yarangiza akaduterekeraho ibijumba ku ziko akavuga ngo niba mutitekeye ibyo birabareba n'abakiriya b'ibijumba ubwo murya ibyo ngibyo ibiryo bya papa akagenda akabipfundikirira ahantu ukabona ko afite ikintu cyo kumukunda cyane cyo kumwubaha cyo kuvuga ati rwose hari uwanjye ndamutekeye nawe mwirwariza ariko nanone kuri za mpuhwe navugaga iyo twabyangaga burundu wajyaga kubona ukabona n'ubundi agarutse ku gikoni agarutse kudutekera ni za mpuhwe za kibyeyi twamunanira burundu akagaruka agateka nyine atubwira nabi ati mwarananiye ariko ukabona ko urwo rukundo mbese mbere na mbere ukabona ko icyo kintu cya papa kibanje ikindi kintu nzirikana ku rukundo rwabo mama yaragiranaga kominikasiyo na papa itangaje kandi nta telefone zabagaho ariko nzirikana cyane ko mama buri mugoroba yajyaga kenshi gusangira na papa bagahurira mu gasantere none ukabona isaha imwe mama Rose imwe yahoragaho ukabona Rose yiteye amazi neza Rose arisize arambaye aragiye akatubwira ngo ngiye kureba papa wanyu kibaza se bavuganye bati ko nta telefone zabagaho ko batatelefonanaga ko batandikiranye ko papa adatumye umuntu ati genda umamaganire mama wawe mama wanyu bigenze gute wajya kubona ukabona nimugoroba baratahanye bizihiwe ukayoberwa ukuntu bakominikanye ikindi cyari gitangaje wenda ibyo byo bashoboraga no kuba babivuganye mu gitondo mbere y'uko papa agenda ariko ikindi cyari gitangaje hari ukuntu twabaga nyine muri leta itari ifite ubuyobozi bwiza ababyeyi bacu bahoranaga impungenge wabona umuntu atinzeho gake ukibaza uti wenda ntabwo yabaye amahoro wasanga yahuye n'ikibazo mu nzira mama rero yahoranaga impungenge za papa ku buryo yakundaga kutubwira nimugoroba ngewe n'uwitwa Desire na Fideli ni abana nakurikiraga akatubwira ati nimufate itoroshi muzamuke mujye kureba papa wanyu tukambwira se mama turazamuka tugere he ngo mwe muzamuke ngo ntabwo mugera ku muhanda mutaramubona tukagenda rimwe tukagenda tunababaye dukuye nko mu bitotsi ariko si umumama aratwohereza arabona papa tumukura he koko twagenda neza tutaragera ku muhanda tugahura na papa tugasanga papa ahagaze ku rugo twari duturanye rwo haruguru y'iwacu ari kwinywera nk'itabi nuko akatubaza ngo se mugiye tuti mama aratwohereje ngo tuze kukureba ngo ariko rwose ngo yagiye areka kunduhiriza abana agaseka nyine ariko ubwo yabaga yishimye tukamumurikira papa tukamanukana ibyo bintu rero natungurwaga ngewe rero uburyo twabanaga nabo twabanye mu bihe bikomeye cyane mu bihe bya jenoside batuba hafi nk'ababyeyi nyuma yaho turakomeza turabana ngewe ubwanjye bari nk'ababyeyi baba barambyaye by'umwihariko ku bw'umubiri niko nabibonaga niko nabonaga ko bamfataga kuko muzehe we twarakundanaga cyane 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 twaragendanaga ntansige twaba twajyanye ahantu akantegeka ko ngomba kumutegereza kugeza igihe ibyo yagiyemo birangirira ubwo tugakomezanya urugendo igihe jenoside yatangiraga hari umupadiri w'umubirigi witwaga padiri Jiji padiri Jiji yaramuhamagaye kuko dutuye munsi y'umuhanda atezamuka nkubwire amugeze iruhande yaramubwiye ati ahantu hose batangiye kwica none ugerageze guhunga nyamuneka ntimugire ikintu muhungana ntimugire n'inka mujyana mugende nimubaho mukarokoka Imana izabaha ibindi bintu koko rero yaraje anyura mu muryango wose arawubwira ati duhunge ati padiri yambwiye ko n'ikabwayi bica ariko abariho dupfa twahunganye n'ababyeyi banjye bose n'abavandimwe banjye n'umuryango wacu turagenda turirimba indirimbo z'Imana
abaturage batubaza bati murajya hehe, turagenda turi Kabgayi. Impamvu mvuze Kabgayi ni uko niho intambara yose yabaye ariho turi, ariko ku mutima wanjye numvaga ibyacu byarangiye, nta nzara zatwica, nta isambu turayisize, nta biryo dufite, nta munsi y'urugo, nta kintu twitwaje, nkumva byacu birangiye. Byabaga ari ibintu bikomeye kubona icyo kurya, ariko njya nibuka ko mama agira gutya rwose agafata abana bacu babiri, afata nk'uwo bita Manuel na Victoria, akabafata bakamuherekeza bakajya ahantu bita Igitarama. Yabikoze rimwe ndabyibuka, abongera gukora bwa kabiri, bakagenda bakagarukana amahaho. Byari ikintu giteye ubwoba kumva uvuye ahantu wari warafungiye ukagenda ugahaha ukagaruka, ariko yabikoze bwa mbere, abikoze bwa kabiri nibwo yagarutse atubwira uko bari bagiye kumwica, ahita avuga ati nzasubirayo. Ariko icyo kintu kinyibutsa ni ukuntu atajyaga yemera gutuza abona abana be cyangwa se abona abamuri iruhande bamerewe nabi. Ibyo byose akenshi yabikoraga kugira ngo atabona abana be imbere bamwica mu maso. Ubwo abagizi ba nabi bashatse kwica papa, mama arwana nabo inkundura, kandi ubundi Kabgayi ntabwo twarwanaga, barazaga bagafata umuntu bakagenda bakamwica, nta muntu wavugaga, nta muntu wakomaga. Ariko bigeze kuri papa, mama kwihangana biramunanira kubera rwa rukundo. Aragenda arwana n'umusirikare inkundura, induru iravuga, bararwana barahatana, ni ukuri mpaka mumukuye mu nzara. Icyo rero nacyo nkibonamo ishyaka na rwa rukundo, kuba umwe yakwitangira undi kugeza ku rupfu. Ahungutse, ikintu cyambabaje ni uko ba bandi b'abanzi be bakomeje gushaka kwerekana ko bakimwanga, kugeza muzi mwese ko iyo umuntu afite itungo cyangwa ikindi kintu agira uburyo asabana naryo, rimwumva nawe akaryumva. Yari yaraciriye imbwa mbere y'uko ahunze imbwa yagiye gutyo nawe agenda gutyo. Ahungutse yaraje acumbika ahantu mu Murara, ahantu hari inzu ya koperative bitwa Kokodero. Amaherezo yose yambwa iza kuzahunguka nayo iragaruka imusangayo. Yaje kugaruka rero ajya mu butumwa bwe, aza kujya kuyobora umuhimbazo. Ikintu kibabaje agiye, kubera yambwa yari izi ko yayicitse igihe kirekire, ikamubura igihe kirekire, igerageza gushaka kumukurikira. Yaragiye ajya kuri aritari, imbwa ishaka kurira ngo imusangeyo. Umugore we Koreta arayitangira, imbwa ica mu wundi muryango wa kiliziya, arongera arayitangira, aragenda yicara inyuma ku muryango ngo arebe ko nibura iyo mbwa yaza kuryama hanze y'umuryango. Ariko kubera sintekerereza imbwa, ariko kubera ko yabonaga imubonye yarayicitse, ikumva ko hari n'ubundi ashaka kuyicika, imbwa ica mu muryango wundi. Abakirisitu n'abari aho bagiye kubona babona yagiye, igeze imbere ya aritari hafi aho iraryama. Imaze kuryama, umugore we nta kindi yari bukore, kuko yabonaga yari yayitangiriye inshuro nyinshi. Aratuza, undi akomeza gahunda ze, akomeza ibyo yakoraga. Umuhimbazo urarangira, ariko icyababaje namubonyeho ubwihangane ni uko rwa rwango bari bamufitiye n'urwo bari bafitiye abavutse nka we muri icyo gihe, bashatse kongera kumuharabika kugira ngo noneho n'abakirisitu nubwo agarutse bakomeze kumwanga. Batangiye bavuga ngo yavuze ngo yajyanye imbwa kuri aritari, ngo aravuga ngo iyi mbwa ngo iruta abantu
abahutu ngo bari mu kiliziya, kandi mu by'ukuri nta byigeze bibaho, rwose nta byigeze bibaho. Ibyo rero ababivuze yari abazi, ari naho mvugira nti yari afite uko aremye, yego buri wese aremye ukwe, ariko we yari afite uko aremye ukwe, abazi abana nabo, ariko yari afite uburenganzira bwo kuba yanabarega hejuru yo kumubeshyira bene ako kageni bakabihanirwa, ariko ntacyo yakoze. papa yari umukirisitu cyane, yari afite ubukirisitu ubona buri mu maraso kandi ubona bwimbitse, kandi ubukirisitu bwe bwajyanaga n'ibikorwa bye. Papa yari umuntu ubona atinya guhemuka, ukabona ni umuntu witangira kiliziya cyane, akazinduka akagenda ijoro akagaruka irindi. Iwacu habyukiraga abantu b'abakene benshi cyane babaga baje muri gahunda ya Karitasi, ariko nta n'umwe wigeraga ubona papa ahutaza. Papa yabakiranaga urukundo, hazagamo n'abantu wabonaga badafite ubwenge, nibuka nk'abantu bajyaga bazi iwacu bitwaga ba Ruzerefu, abantu bajyaga bazi iwacu bitwaga bari abasazi, ndabibagiwe, ariko hazagamo n'abitwaga ba Kanyange, bari abasazi. Abo bose ukabona papa abakirana urukundo, wowe ukumva hari wabinubira, ariko ukabona ntajya abinubira. Noneho ikindi cy'ubukirisitu bwa papa nakibonye mu gihe twagiye tugiramo ibizazane. Nibuka muri 1993 twari dukomerewe tukavana na papa mu gasantere ahantu yabaga yagiye kunywa akayoga, dutaha abantu bakundaga gukubitirwa ahitwaga kuri komine bazizwa uko bavutse. Noneho iyo twahanyuraga twabaga dufite ubwoba, noneho umuntu agatinya nyine, wabonaga ko n'ababyeyi bahungabanye. Papa akakubwira, ndabyibuka twari kumwe, arambwira ati mwana we, ati humura rega, niyo abapolisi baturasa ati ntabwo isasu riryana, ati buriya isasu rirakurasa ugahita wigira mu ijuru. Akakuremamo icyo kintu cyo kumva ko nubwo waraswa ariko hari ahandi hantu heza uri bujye. No muri jenoside icyo kintu yarakitubwiraga, akatubwira ati rega urupfu na Yezu yarunyuzemo, bibaye ngombwa ko dupfa rwose muhumure twahita twigira mu ijuru. Noneho bigatuma ubwoba bw'urupfu bugabanyuka muri wowe, ukumva ko nupfa hari ahandi hantu uri buhite ujya. Icyo kintu rero nakibonaga mu bukirisitu. Nongera kubona ubukirisitu bwa papa mu mfu za basaza bacu. Twapfushije abasaza bacu 2 bishwe n'impanuka. Byari ibintu kubyakira bigoye, kuko umwe yari afite imyaka 30, undi yari afite imyaka 28. Kubapfusha byari ibintu wumva kwakira bigoye. Yewe imyaka 30 yapfuye yiga na universite, kandi icyo gihe kwiga universite wabonaga ko atari ikintu cyoroshye. Umuntu yamubonagamo ibintu byinshi, yari afite akazi, yaradufashaga, umuntu yamubonagamo ibintu byinshi. Ariko yapfuye, papa yavuze ijambo ntashobora kwibagirwa, aravuga ati Imana turinda ab'Imana yateye, turinda ab'Imana yateye, iyo ururabo rweze umuhinzi ararusarura. Ati rero n'Imana turi umurimo wayo w'indabo, igihe kigeze iraza igasarura abantu bayo. Ati rero na Pierre Imana yamusaruye rwa rurabo rweze. Iryo jambo ryaradukomeje kandi rinshushanyiriza ubukirisitu bwa papa. Ubuhamya navuga ni burebure ku babyeyi banjye, n'urukundo rukomeye twagiranye mu bihe byinshi cyane bikomeye. Nkaba numva nifuza kubaririmbira uturirimbo bakundaga kandi nanjye nkunda. Ndahera ku mubyeyi wanjye muririmbira aka karirimbo. Nyagasani tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro.
nyagasani umutima wanjye ntacyo wakwiratira kibaho, n'amaso yanjye ntacyo araramiye, ntabwira sinimirije imbere cyangwa ukwirarira ko bidashoboka. Nyagasani tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro, ahubwo roho yanjye ndayituje nituzinezerwe. Roho yanjye ndimo nk'uko umwana wawe ashyigikiwe na nyina, jya wizera nyagasani w'Isiraheli kuri ubu n'iteka ryose. Nyagasani tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. papa ninjye wabashije kumugeraho kenshi buri munsi. Buri munsi ninjye wabashije kumugeraho, abaganga barabinyemerera, narabibasabye, bakajya banyambika imyenda yo kwiporoteja ishoboka irwanya icyorezo cya kovide, amabwiriza yose nkayubahiriza, ariko saa 8, saa 6, saa 7 buri gihe twabaga turi kumwe ku munsi wa mbere, tukabasha kuvugana, tukaganira, nkamukarabya, nkamwoza, nkamusiga amavuta, hashira nk'isaha 2 turi kumwe, maze kumugaburira, nkamusiga ngataha mvuga nti ejo nzasanga hari ikintu kisumbuyeho, nzasanga wenda ameze neza, ejo nasubirayo nabwo nkasanga ni kwa kundi, ariko nkasanga aravuga, tukaganira, akambaza amakuru yo mu rugo, akambaza amakuru ya mama, ko nakumbaza ati koreta bite, nkamubwira ntaraho, nkameze neza. Ariko ibyo byose nabivugaga nishimira kuzamukurayo n'imodoka tumucyura ari muzima. Ubuzima bwaje kumera nabi, nsaba ko banamuhindura rwose, bamujyana aho abaganga bari hafi ye, kuko kumugeraho akenshi aho yari yaratindaga, ndagenda ndabisaba, barabinyemerera, turamwimura tumujyana mu cyumba cyo hasi aho abaganga bacaga buri kanya. Aho ngira icyizere, ndavuga nti hano azahakirira, tuzataha. Twafashe igihe turamusengera, njye ndibuka najyaga nsenga Imana nkavuga, Mana urabizi ko hari ibintu byinshi ntarakorera papa kandi ngomba kumukorera. Nk'umuntu wampaye urukundo, igihe kirageze ko nanjye ndumusubiza. Numvaga rero najyaga mbwira Imana nti rwose ntago ntinya ko yapfa, ariko nk'uwo mugisha w'uko azapfa hari icyo maze kumukorera. Anarwaye rero twaravuze tuti tujye hamwe tumusengere, ari abana ari abuzukuru, ku buryo nta muntu Imana izabura aho ihera. papa yari agifite urukundo rwinshi, yaratubazaga kenshi, akatubaza ati se mama wanyu ni muzima? Ntabwo we yanduye kovide, tukamubwira ati mama ni muzima, nta kibazo afite, tukamugaburira akarya bigoranye, ariko arangiza akatubwira ati bana banjye ngaho nimutahe, kuko icyo gihe twari muri guma mu rugo, kugerayo nabyo byari bigoye, ariko twageragayo. ubwo ngubwo rero ahantu nibukira ubukristo bwe ni ku munsi wa nyuma w'urupfu rwe. Papa buri buke agapfa, barampamagaye, abavandimwe banjye Peripeti na Fideli bari bagiyeyo, barampamagara barambwira bati papa wawe ati papa wacu ararembye. Ndavuga nti ngo ararembye cyane.
mpita mpamagara umugabo ndamubwira nti ndwanaho nshakira imodoka nirukanka njye kureba papa, bambwiye yuko papa ameze nabi. Urumva twari muri guma mu rugo, ntabwo ari buri modoka yose yagendaga. Anyoherereza imodoka yo mu kazi iranyirukankana irantwara, ndagerageza ninjiramo, cyane ko no kwinjiramo byabaga bisa naho bigoye. Ngezemo mbwira papa ni papa, humura 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 kandi Yesu aragukunda arikiriza. Ndangije ndamubwira nti rero papa tugiye gusenga, ariko nidusenga wowe ntuvuge kuko urabona ko nta mbaraga ufite, ubyihorere ndagusabira wowe usenge mu mutima. Mu gusenga ikintu cyanyeretse ko papa yari umukristo, ngerayo nasanze ubona ko ari mu bubabare kandi atari kubwakira neza, asa naho yagize isura iri kugaragaza ububabare inyuma, isura isa naho ishimirije igaragaza ububabare. Ntangira isengesho ndaririmba ndasenga, nasenga na papa agasenga yakanga guceceka, ndasenga ntera n'amasengesho karisimatike atari amasengesho yo mu gitabo cy'umukristo, ndasenga na papa arasenga. Ariko nyuma y'igihe gito ikintu kinyereka ubukristo bwe, papa yagize iyindi sura nshya, yagize ubwiza bwinshi ntari narigeze mubonana. Ni ukuvuga ngo narangiza isengesho papa yamaze kuba mwiza cyane. Ndibuka ko yagiraga utuntu tw'utudomo tw'umukara mu gahanga duke tutari twinshi, utwo tudomo twahise tugaragara cyane. Noneho n'imisatsi ye irende kandi yari irimo imvi kuko yari aharyamye iminsi, urumva imisatsi yari yarabaye myinshi. Yahise isa neza cyane ku buryo nayikoragamo nkabwira ni papa turagukunda, papa abantu benshi baragukunda, papa barimo kugusabira, nkamubwira amagurupe de priere arimo kumusabira akikiriza. Ndetse nza no kumubwira masera mukuru wacu, ndamubwira ni na masera Konsolata yambwiye ko nawe arimo kugusabira, ngo Mukakibibi ni rwose nabo barimo baragusabira. Ariko ubona yagize umucyo mwinshi, uwo mucyo rero wanyeretse ubukristo. Papa rero gusezeranaho nawe bwa nyuma tujya gutandukana, ubwo ndangije isengesho uwo munsi wose nta kintu yari yafashe. Mbonye amaze gucya mu maso ndamubaza ni papa ngo amata, arambwira ngo yingo mpa amata y'Inyange. Hamagara abaganga kugira ngo baze bamfashe tumwegure tumuhe amata. Abaganga ntibamfasha kubera akazi kenshi babaga bafite n'indembe nyinshi babaga bafite. Ndangije ndavuga nti ntabwo papa yagira inyota muri ruhande, ngiye gukoresha imbaraga nk'iz'abaganga bakoresha, gerageze muhe amata nk'uko yansabye. Papa naragerageje ndamwegura, ariko yari afite ukwihangana no kutaba yakugaragariza ko ababara, nawe ararwana. Ndamwegura negeka eswime ku gitanda, papa muha amata y'Inyange agakarito k'igice cya litiro, arakanywa arakamara. Amaze kukamara aranshimira, arambwira ati maze uyu munsi ntusige. Ndambwira none se papa urashaka ko ndara hano? Ngo yingo harari. Nagiye nahise njya kubaza abaganga, ndabaza nise ko papa nsabye ko turarana ndabigenza gute. Abaganga barambwira bati ntabwo biri bukunde, wowe mubwire yuko hari ikintu ugiye gufata mu rugo uri bugaruke. Ndangije barambwira bati gusohoka watinzemo hano. Rebye nari mbaye nk'uwireze, iyo nihisha wenda byari gukunda, ariko nabwo ntibyari koroha kuko abavandimwe banjye bari hanze barimo bampamagara cyane ngo nize tugende batadupfungiraho, kuko gutaha byasabaga ko byibura saa mbiri tuba twageze mu rugo. Ubwo rero nahise ngaruka mbwira papa ni papa ngiye gufata ikintu mu rugo, ejo nzakugeraho kare cyane.
ntabwo namubwiye ejo ntabwo nigiye gufata ikintu mu rugo ni mu kanya ndahita ngaruka nk'uko abaganga bari bansabye kubivuga. Ndamusezera ndamubwira ntihumura umeze neza ni kandi ndi kukureba nkabona nta kibazo ufite kandi koko niko abaganga bari bamaze kumbeshya. Bari bambwiye bati papa we nta kibazo afite urabona se ari mu ndembe, kuva atari mu ndembe ni muzima. Ubwo nsohotse mbwira abavandimwe banjye papa ameze neza cyane, papa musize ameze neza kandi abaganga bambwiye ko nta kibazo afite. Hamagara na mama ndamubwira ni papa ameze neza arasa neza arakeye nta kibazo afite, ni kandi n'abaganga bambwiye ko nta kibazo afite. Ariko yaransabye ko turarana ariko birananiye kurarana. Nyuma rero nibwo mama yambwiye ati buriya ikivuga kuriya nahise mbyumva yuko rwose kuramuka bitari bupfe kwemera. Umuntu wagusabye ko mugumana buriya byari hafi kugira ngo atahe yanga gutaha ari wenyine. Mu gitondo rero ubwo twiteguraga kujyayo twese turi benshi abana be, buri muntu wari wagira ngo yari yateguye ikintu ari bumushyire. Bamwe bari gukora potaje, abandi barimo gukora amaji, abandi barimo kuvuga ngo turamutekera iki n'iki nicyo yakundaga cyane, icyo akunda cyane. Ubwo twaje kumenya ko nubwo turimo gutegura kujya kumugemurira papa yapfuye, tubwira ko yapfuye saa 10 za mu gitondo. Papa rero mubyeyi wanjye ndagusaba imbabazi, ntago nari nateguye kugusiga nta nubwo nabyifuzaga, ahubwo n'ibihe bikomeye twari turimo. Ntago nifuzaga ko agenda usize mu kinyoma, niko abaganga bari babintegetse ntibikubuze kudusabira no kuduhendahendera. Ku itariki 2 mama nibwo yarembye cyane, mpamagara umwana wari uriyo wa mukuru wanjye witwa Clarisse. Nabanje guhamagara mama ntiyitaba, mpamagara Clarisse arambwira ati mama yabonye telefone atabwo kwitaba byamunaniye. Ntabwo se ararembye ku rwego rw'uko adashobora no kwitaba telefone. Arambwira atararembye ku buryo urabizi n'ukuntu yanga kwa muganga, atari ko yavuze ngo none wanjyana mu bitaro nakwemera. Ubwo rero nibwo abari hafi bahise bamutwara bamujyana CHK. Bamugejejeyo umutima urambwira ngo ariko ko muze yapfuye nta muntu bari kumwe na mama, ariko bigenze apfuye mutari kumwe byagenda bite, wakwibabarira? Mpita mbwira abantu bari mu rugo hari abafundi barimo kubaka, ndabwira ni ngiye kureba mama, bari kumbwira ko ameze nabi, ni none ndumva umutima wanze kujya hamwe, ngiye kumureba. Nese mfata moto imvana mu rugo i Masaka ingeza CHK. Ndaza mbona mama, mbona yacitse intege, namusanze aryamye ku gatanda abaganga bari kumusuzuma, nsanga yacitse intege. Akambwira ati ndimo gucika intege ariko ntago nzi ikintu kirimo kubintera, ati rwose ndumva ntameze neza. Noneho kubera ko icyo gihe yari itariki 2 z'ukwa gatatu kandi papa yapfuye ku itariki 2 z'ukwa kabiri, urumva ni ukwezi ko ari kuzuye neza. Noneho twabihuza n'amakuru twahabwaga n'abantu bakuru, ndamugana mama ntirega nturwaye urupfu rwa papa, ntiwibuka ko n'uyu munsi ari bwo ukwezi kuzuye papa apfuye. Rero nubwo abaganga bari kubaha icyizere ariko mama wanyu biri hafi kurangira. Mukora uko mushoboye mumukorera amasuku, ubundi mumwambike mu kanya biraba birangiye. Mama Koreta Bazarama nawe navuga yuko rwose barafatanyaga kandi uburere bwabo na n'ubu ngubu numva ntabona uko mburondora kuko bwari uburere buri wese yavuga ati ntabwo ari igihe wabibonaga njyenyine, ni ibintu byabonwaga n'abantu bose. Rero ikintu cyamuranze cyari ishyaka, ikintu cyamuranze rwari urukundo, ikintu cyabaranze byari guharanira amahoro mu bushobozi babaga bafite, gukemura amakimbirane aho yabaga ari hose. Byari ibintu
bya mama byari ibintu byamuranze rero nanjye nkumva byambera urugero kuba nanjye nzatera ikirenge mu cye nkaba nyine nihanganisha umuryango we mpereye ku bana be bihangane kuko twese niho tuzajya ubu niho tugana ubu turi abagenzi hano ku isi ubundi kwitahira ntabwo ari bibi ni ukwisangira imana ubu twese dufite ahantu duteguriye ngo aheza ni mu ijuru kandi ngo tuzahurirayo bagenzi ngo niho tuzanezererwa iteka tutagira iherezo nitugere ngo ntawe uzongera kubabara kandi ubu ngo tuzasangayo n'abacu benshi niho tuzabasanga ari ababyeyi ari abana bacu ari abantu bose mbese ndashaka gushimira mbere na mbere ndashimira abantu badufashije mu burwayi bw'ababyeyi bacu nkashimira umuvandimwe Karangwa Jean Bosco wakoraga mu bitaro bya Nyarugenge witaye kuri papa cyane dore yuko papa ari nawe wari waramubyaye muri batisimu yamubaye hafi amwitaho undi muntu wa kabiri nshimira kandi cyane mbikuye ku mutima ni padiri mukuru wacu wa paruwasi ya Kacyiru Kagugu wa Mungu Martine papa ari mu bitaro Nyarugenge ntabwo byari byemewe no kumusura byari bigoye ahantu bari hari muri risike zikomeye ku buryo hajyagayo umuntu rwose w'icyihare wumva yihaze ku bw'umuntu we twe twajyagayo dukurikiyeyo papa ariko ntibyari byoroshye kuhabona undi muntu w'ahandi wazaje kugusurira umubyeyi kuko rwari urupfu rwose muri uko kwezi abantu barapfaga cyane ariko nasabye padiri Martini ndamubwira nti padiri mbabarira ndakwinginze ujye kumera umubyeyi amasakaramentu yabyumvise vuba arambwira ati nibanyemerera kwinjiramo ndajyamo tumusabira abayobozi b'ibyo bitaro baratwemerera aragenda aha papa amasakaramentu icyo kintu rero kiri mu kintu cyaturemye umutima kiri mu bintu byadukomeje kuba papa yaragiye ahawe amasakaramentu ndashimira abavandimwe bacu ndashimira inshuti zacu zagiye ziduhamagara zitubwira ziti mukomere ndashimira buri wese uwo ntavuze izina kuko mvuze izina narondora benshi ariko abo ni abantu b'ingenzi bitaye umwe ku mubiri we uwundi yita kuri roho ye mu minota ye cyangwa mu minsi ye ya nyuma Oh